Murakoze. Mu by'ukuri kuba hariho amadini n'amatorero atandukanye, amwe ugasanga ahuje gukoresha Bibiliya yera, hariho n'akoresha Korani cyangwa se akaba anakoresha ibindi bitabo, ntabwo tubizi, ntabwo yose twayabaruye, ariko mu by'ukuri ni ikimenyetso, ni kimwe mu kintu navuga. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, reka nkwibutse ko turi muri Volcano Forest Camp iherereye mu karere ka Musanze, umurenge wa Kimonyi, akagari ka Kivumu. Neza neza ni ku muhanda wa kaburimbo Musanze Rubavu. Uhageze rero ni ukuri bakwakirana urugwiro, uhasanga ibyo kurya, ibyo kunywa, amacumbi meza. Aha kandi bafite umwihariko w'amazu yubatse kinyarwanda. Ibikoresho byakoreshwaga kera mu muco wa kinyarwanda, bakwereka amoko y'ibiti bitandukanye. Ku bindi bisobanuro bavugishe kuri telefone iri kuri ekara yawe 0788369950. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese bakunzi bacu, muradukunda turayibona, tubonera muri comment muduha nuko mukurikirana ibiganiro byacu muri benshi, tukavuga ngo Imana ibahe imigisha. Ikitondo rero turishimye kuko mukomeje kubana natwe. Mvuze mu gitondo kuko aha ni mu gitondo, ariko hari abadukurikiye wenda ari ku mugoroba cyangwa se ari ku manywa, bitewe naho umuntu ari cyangwa se isaha afungura iki kiganiro cyacu. Ariko tubahaye ikaze mwese, mutuye ahantu hatandukanye, batuye mu burasirazuba, batuye mu burengerazuba, batuye mu majyepfo no mu majyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali, namwe batuye hanze y'igihugu, mwese tubahaye ikaze kuri iki kiganiro. Muri kubona rero kuri kamera zacu dufite umutumirwa, ni umusore, tugira ngo tumuhe ikaze atwibwire ubundi twinjire mu mwanya w'ikiganiro. Murakoze. Nitwa GAD Irasubiza, nkaba nizera Imana, nkaba nizera Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza, ikindi nkaba nsengera mu itorero ryitwa Covenant Reformed Baptist Church i Kigali. Murakoze. Aha, arakoze cyane. Atubwiye ngo yizera Imana. Twamutumiye ngo tuganire ku biganiro bitandukanye. Tugiye ngo rero bakunzi bacu muryoherwe nuko tugiye kuganira. GAD mukomere. Mukomere Claude. Utubwiye ko wiga muri kaminuza. Amakuru y'amasomo biri kugenda? Yes, turashima umwami rwose kubw'ubuntu, amasomo biragenda. Buke buke turi kugenda tuyasoza, cyane ko nsigaje umwaka n'igice kugira ngo amasomo icyiciro cya mbere azero mbe nyirangije. Rero ndashima Imana cyane. Niba atari banga wabwira abakunzi bacu wiga iki? Niga Artificial Intelligence and Automation System. Niryo niga kuri kaminuza yo mu Bushinwa yitwa Tianjin Sino-German University. Ndumva ari ibyo ngibyo rwose. Aha, arakoze cyane GAD. Bakunzi bacu rero twifuje ko umuntu ujijutse atuganirira, umunsi tugaganira ku gisate cyacu mu biganiro tugira cyitwa iyobokamana. Iyobokamana, twumvishe ko uyu muvandimwe GAD avuze ati nizera Yesu n'umukiza. Twamutumiye ngo tuganire. Ikiganiro cy'uyu munsi cyitwa imyizerere. Imyizerere, mu Rwanda dufite amadini menshi arenga 500. Abakatolika bafite uko bizera, abasilamu bafite uko bizera, abadivantiste bafite uko bizera, abaprotestants bafite uko bizera, n'abahamya b'Yehova bagira uko bizera, n'abandi. Imyizerere ni itandukanye. GAD, iki kiganiro ndikubona kiburyohe. Kibuze kuryoha cyane cyane ko ari ikiganiro tugomba kugaruka ku nzira imwe rukumbi nyine nubwo wumva hariho ubwo bwoko bwose bw'imyizerere,
ariko rwose inzira Imana yashimye kudukirizamo n'imwe, iyo ngiyo nibyo tugiye kugenda tugarukaho. Niringiye rwose ko biri buze kungukira abantu bose badukurikiye, ndetse rwose nabasaba ko n'uwaba afite ibindi bintu arimo rwose yatuza, yaba aretse gakeya agakurikira, cyane ko iki ari ikintu gikomeye cyane, ubwo tugiye kugaruka ku murimo w'Imana, uburyo yo yashimye gutangamo imbabazi zayo. Rero abo bantu bose nyine nibaturize mu mwami rwose, tubigarukeho. Murakoze. Arakoze cyane. Ikiganiro cyacu tuganira ni imyizerere. Mu kinyarwanda cya kera muri batubanjirije bizeraga Imana, ariko bakanyuza mu byo babonaga nyine. Bamwe baraterekeraga, abandi bakabandwa, abandi bakaraguza, ariko bakaba bazi ko bari gukorera Imana. Wowe ubyumva ute? Murakoze. Mu by'ukuri ikintu cyumvikana muri ibyo bikorwa byose byabaye na mbere y'uko ubutumwa bwiza bugera mu Rwanda, byumvikanamo ko abantu bari bazi neza ko Imana iriho, ariko noneho ikitandukanye ni uko uburyo bayishakagamo ari uburyo rwose Bibiliya idahamya, cyangwa se n'Imana yo yashimye ko abantu bayimenyamo. Ibyo ngibyo nyine akaba ari ikintu cyari gikomeye cyane, kuba abo bantu nyine bari mu bujiji, ndetse ariko tugashima Imana ko yashimye ko ubutumwa bwiza nyine nyuma y'igihe kirekire bugera mu Rwanda, ndetse tukaba twiringiye ko rwose gake gake abantu bose buzagenda bubageraho, kandi bukabageraho ari ubw'ukuri, bitandukanye n'ibyo bashobora kuba barakiriye, yaba icyo gihe mbere, yaba na nyuma y'uko ubutumwa bwiza bugeze mu Rwanda. Hari uburyo abantu bagiye barabitransiforoma, ariko noneho muri aka kanya ni kugira ngo noneho tugaruke ku butumwa bwiza bw'ukuri, buhura n'isoko y'ukuri ariyo Bibiliya, kuko ibindi byose bidaturutse muri Bibiliya, ibyo bintu si ukuri. Nicyo kintu naba mbabwiye. Ibindi bitabo byose wakurikira byose si ukuri, ahubwo ukuri ni kumwe, ni Bibiliya yera, ijambo ry'Imana rwose. Murakoze cyane. Aha, urakoze cyane GAD. Watubwiye uti abo bakurambere bacu bari mu bujiji, ariko hari abatabyemera ko ari ubujiji, bakumva ko abo bantu bari mu kuri. Ndetse n'uyu munsi hari abafite iyo myizerere bayikomeje, bacyumva ko baterekera, bacyumva ko babandwa, bakumva ko baraguza, ndetse abapfumu n'ubu tubacyumva ko bariho. Bakunzi bacu, abapfumu baracyariho. Abo bantu bakiri muri iyo myizerere, wowe kubyita ubujiji, bo bakabyita ko nta kibazo, ubivugaho iki? Mu by'ukuri hari igitabo cyitwa Knowing God, nicyo nasomye. baravuga ngo kumenya Imana ariko ukayimenya mu bujiji ni akaga cyane gakomeye cyane, ko icyo kintu nyine gishobora kukuganisha ku kurimbuka. Mu by'ukuri tuzi ko Yesu Kristo yihamije, cyangwa se na Bibiliya ubwayo isoko y'ukuri ihamya ko Yesu Kristo ari inzira, ukuri n'ubugingo, kandi ko ntawe ubasha kugera kwa Data atamunyuzeho. Ubwo rero urumva abo bantu bashaka Imana ukundi kuntu guhabanye n'uko nguko, nyine bari mu buyobe, bari mu bujiji, kubera ko nyine badashobora, ibyo ngibyo ubwabyo bidashobora kuzagira ikintu bibamarira uretse kubajyana mu kurimbuka. Ikindi nyine ni akaga cyane gakomeye, n'undi wese waba ubirimo rwose namubwira ngo yakomeza gutega amatwi akungukirwa cyane muri iki kiganiro, cyane ko byose turi buze kubikomozaho. Urakoze cyane. Uti ni ubujiji kandi bashobora kuzarimbuka, kandi bakunzi bacu kurimbuka urumva ni ikintu gikomeye cyane. Abanyaburayi rero bageze mu Rwanda bazanye amatorero atandukanye, bazanye imyizerere itandukanye ngira ngo tuganireho. Ariko imbere yaho ikibazo nshaka kubanza kukubaza, ikibazo gisa n'igikomeye ariko gisubize nk'umunyabwenge. Niba tuvuga ko dufite amadini arenga 500, kandi amenshi
ntabwo navuga ngo ni yose kuko yose ntabwo nyazi, amenshi akoresha bibiliya imwe, bibiliya yera ifite ibitabo wenda uraza kutubwira kuva mu itangiriro kujya mu byahishuwe. Ayo madini yose afite akoresha bibiliya imwe, kuko atabaye idini rimwe ngo asengere hamwe, bakoresha bibiliya nyine. Bavuga bati wenda dufite ishami Musanze, dufite ishami Kigali, dufite ishami Butare, dufite ishami aha n'aha, kuko yabaye amadini menshi kandi bakoresha bibiliya imwe. Nk'umuntu wiga muri kaminuza ikintu barabasha kukibonaho, njye mbivugira ikibazo kuki abantu bari mu madini atandukanye arenga 1000 kandi bibiliya bakoresha ari imwe. Murakoze. Ikintu nabivugaho ni uko kuba hariho amadini menshi ariko noneho hakaba hariho imyizerere itandukanye, ni ikimenyetso kigaragaza yuko koko hariho ubuyobe bwabaye, na cyane ko nyine nubwo bakoresha bibiliya ariko uburyo bo bagerageza kuyisobanura nyine bikaba bihabanye n'uburyo nyine ubwayo yanditse. Ndashaka gutanga urugero, nk'iyo abantu bavuze ngo wenda urugero ku kintu gikomeye cyane cyitwa ukubyarwa bwa kabiri, hari igihe abantu batekereza ko kuba umuntu bamufata bakamudubika mu mazi menshi, ibyo ngibyo nyine ari byo byitwa kubyarwa bwa kabiri, cyangwa se kuba bamufata bakamushyira amazi ku gahanga, bakaba batekereza ko iyo nzira ari yo nzira nyine Imana ivuga ko ariko kubyarwa bwa kabiri. Ariko mu by'ukuri icyo kintu nyine kirakomeye cyane, ariko siko bibiliya ibivuga. Ngerageje rero muri makeya kukigarukaho kugira ngo buri muntu wese wenda abashe kucyumva. Kubyarwa bwa kabiri ni umurimo ukorwa n'Imana ubwayo. Rero ntabwo bivuze gufata kuba umuntu azasubira mu nda ya nyina ngo yongere avuke ubwa kabiri, ahubwo Imana yo mu bushobozi bwayo ifite iraza ikamufata nk'uko tubibona muri Ezekiyeli 36 uhereye ku murongo wa 25 ukageza ku 26, iramufata ikamunyanyagizamo amazi meza. Urakoze cyane. Ngize nkubaza ikibazo rero gisa n'igikomeye ariko kidusobanura nk'umunyabwenge wiga muri kaminuza kandi ufite ubumenyi ku myizerere. Ikibazo nagize nk'umusaza nanjye ukinsubize wenda, ariko n'abakunzi bacu badukurikiye nabo bashe kucyumviraho. Mu gihugu cyacu dufite amadini menshi, imibare tubwira ko dufite amadini arenga 1500. Amenshi muri yo akoresha bibiliya yera, ari ugasanga bamwe basengera aha bati twitwa izina riniye, abandi basengera aha twitwa izina riniye, abandi dusengera aha twitwa gutya na gutya. Wareba wakwinjiye mu rusengero rwo gusanga bibiliya akoresha niyo n'abandi bakoresha kandi ugasanga ntibahuje, ntibitwa kimwe, imyizerere usanga iratandukanye. Ayo madini kuki yakomeje kuba menshi ntabashe kwiyunga wenda ngo avuga twabasanga twaritandukanyije, ariko kandi twese imyizerere ari imwe. Iyo twatandukaniragaho reka tubyihorere ahubwo duhurire kuri ibi. Kuki amadini ari menshi kandi akoresha bibiliya imwe? Ngize ngo kinsobanurire n'abakunzi bacu bacyumvireho. Murakoze. Mu by'ukuri kuba hariho amadini n'amatorero atandukanye, amwe ugasanga ahuje gukoresha bibiliya yera, hariho n'akoresha Korani cyangwa se akaba nakoresha ibindi bitabo, ntago tubizi, ntago yose twayabaruye. Ariko mu by'ukuri ni ikimenyetso, ni kimwe mu kintu navuga ko ari ubuyobe, bitewe n'uko tuzi ko Kristo ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Ahubwo ikintu numvamo kibitera ni uburyo abantu bigisha, bakaba bigisha mu buryo koko budahura na bibiliya, kandi bakaba n'uburyo babitanga ari uburyo butandukanye. Icyo rero ukumva ko kuba kidahura bivuze ko nyine n'imyizerere yabo iratandukanye. Ariko mu by'ukuri itorero ry'Imana cyangwa se abazakizwa ni abantu rwose bazaba barizeye inzira imwe y'ukuri n'ubugingo, bititaye nyine ngo uyu ni umusilamu, ngo ni umudive, ngo ni umukatolika cyangwa se n'undi w'ahandi, ahubwo inzira ni imwe y'ukuri n'ubugingo, ariyo kwizera Kristo Yesu.
ibyo byose abantu bakwizera bitari ibyo ngibyo bihabanye n'ukuri, nyine urumva ko harimo ikibazo, harimo ubuyobe. urakoze cyane, uratubwiye uti harimo ubuyobe. Hari ikintu numvise ukomojeho cyitwa ngo amadini n'amatorero. Njya numva kenshi abantu babikunda kubivuga. Idini ni iki, itorero ni iki, bihuriye he, bitandukanira he? Mu by'ukuri turabizi ko ikinyarwanda nyine gisa nkaho kigoye, ariko muri make ngerageje gusobanura amadini, navuga ko idini navuga ko ari impuzamatorero, ari seti y'amatorero nyine, urumva ni impuzamatorero. Hanyuma itorero nkaba ntagita aho abantu bateranira mu gace nyine runaka, aho hantu hitwa itorero. Ngerageje wenda kubisobanura ngiye mu buryo mbyumvamo. Idini nabyita ko ari ihuriro ry'ayo matorero, hanyuma noneho hakabaho na rya torero ry'agace, akaba aricyo nyine twita itorero. Ngiye niko mbyumva. Arakoze cyane GAD. Twinjiye mu kiganiro rero nyirizina, utubwiye uti imyizerere yatandukanye, ariko nawe ufite uko ubyumva ku ruhande rwawe, kugira ngo umuntu w'Imana aba ashyitse yizera by'ukuri, yizera by'ukuri bitagombeye ngo ari mu idini n'iri, ngo twabonye ko amadini ari menshi, kugira umuntu w'Imana abavuga ati uyu rwose ukuntu yizera ibi ngibi akora arashyitse mu buryo Imana imushakamo. Kugira umuntu w'Imana abashyitse agombye kuba ameze ati. Mu by'ukuri murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uwo rwose akaba abyemera atari bya bindi byo kwigezwa, ndetse akabyemera mu buryo Bibiliya ibihamya, atari bya bindi byo kuvuga gusa ugasanga ejo ari gukora bya bindi byose byangwa n'amaso y'Imana. Icyo gishobora kuba mu kimenyetso cy'uko nubwo wenda ubwo butumwa bwiza buzi, ariko nta kintu bwamubaniye. Rero umuntu wese wemera muri ubwo buryo ko Kristo ari we mwami n'umukiza, niwe rwose uri mu nzira nzima, kandi nako Bibiliya ibihamya, kandi tuzi ko ariyo soko yonyine y'ukuri. Murakoze. Ati umuntu wemera Yesu Kristo niwe uri mu nzira nzima, niwe soko y'ukuri. Ubwo bivuze ko abatamwizera, uwo kubyumva bivuze ko bayobye. Nta kubishidikanyaho rwose. Umuntu wese utemera Yesu Kristo, impongano y'ibyaha, umukiza w'abantu, rwose uwo nguwo ari mu buyobe, ndetse naramuka apfuye muri ubwo buryo nyine aribyo akirimo akizera, nyine nta kindi kizaba kibaye uretse kuba arimbutse rwose. Uvuze kurimbuka, nibuka ko mu nyigisho twigishwa mu madini bavuga ko hazabaho ibice bibiri. Bavuga ko nyuma y'ubuzima hazabaho abazarimbuka n'abazabona ubugingo buhoraho. Abazabona ubugingo buhoraho ko bazajya mu ijuru, nuko tubyigishwa. Umenya nawe ari kubyemera. Ubu ko dufite amadini menshi, kugira ngo umuntu aze mu ijuru yanyura mu yihe nzira? Yaca kuri pasiteri, yaca kuri padiri, yaca kuri yanyura i Kigali, yanyura i Bujumbura, yanyura hehe? Mu by'ukuri rero umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu rwose uzaba uri muri Kristo Yesu, kuko nyine nk'uko twakomeje kubigarukaho, niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Utari muri we rero ntabwo rwose azabasha kubona ubwami bw'Imana, kubera ko nyine nta bundi buryo buriho. Rero umuntu kuba yakwiringira idini rye cyangwa se pasiteri we abona mu buzima bwe bwa buri munsi, ndetse akaba atekereza yuko n'ubundi buryo bwose yatekereza ko ashobora kuba yakiriramo buhabanye n'ubwo ngubwo, rwose nta kindi kizamubaho uretse gutsindwa n'urubanza rw'Imana, nyine bimwerekeza mu kurimbuka.
uvuze urubanza rw'Imana, hari abigisha bavuga ko kuba Yesu yaratambwe akambwa ku musaraba ko bihagije ko abantu bose nta kibazo ko tuzajya mu ijuru. Ibyo niba warabyumvise ubivugaho iki? Mu by'ukuri twaba twirengagije ko nyine na Bibiliya ihamya ko hari umugabane w'abantu bandi bagomba kuzarimbuka. Rero hari ikintu nyine njya nkunda kwigisha nkabwira abantu benshi yuko hariho gutoranya kw'Imana kwabaye, kugira ngo ibyo tubibona ahantu henshi. Nk'iyo turebye mu gitabo Pawulo yandikiye abera ba Efeso, ugahera ku gice cya mbere ku murongo wa 4, ubona ko hari abantu batoranyijwe rwose bazakirira muri Yesu Kristo. Rero abo bantu bose uko bangana, uko bari kuri iyo lisite y'Imana, bose rwose bazakizwa, ni nabo bazatsinda urwo rubanza. Murakoze. Murakoze GAD. Imyizerere rero urumva ko iratandukanye. Nta dini tuba tunga agatoki kuko mudukunda muri benshi, muri mu madini atandukanye, kandi buri wese akaba yaragize uruhare mu kwihitiramo idini asengeramo, cyane ko nk'uko tubivuga kenshi, leta yacu yemerera umuntu wese gusengera aho ashaka. Ariko hari icyo twavuga gatoya, umuntu atangira kuba umwizera ryari? Mu by'ukuri umuntu atangira kuba umwizera igihe nyine yamaze kwiyunga n'Imana, amaze kwemezwa ibyaha bye. Hanyuma kimwe mu cyo ubutumwa bwiza bukora ni ukukwereka ko nyine uri umunyabyaha, hanyuma nyine bakakwereka n'inzira imwe rukumbi y'ibintu nyine y'uburyo ushobora kuba wakiriramo urubanza rw'ibyaha. Kuko nyine kimwe mu cyo ubutumwa bwiza bukora ni ukukwereka ko utsindwa n'urubanza rw'Imana, ahubwo ikigukwiriye ari urupfu. Rero igihe cyose umuntu yamaze kwemezwa ibyo byaha, akerekwa ko Yesu Kristo ari we wenyine makiriro ye, akabyizera mu mwuzuro wabyo nk'uko bihura n'ibyanditswe byera, uwo muntu nyine nibwo aba atangiye kuba uwitwa uwizera, akaba abaye umwizera wa Kristo rwose by'ukuri. None batiza abana bakabona ko umwana ukivuka, umwana ufite imyaka 3, imyaka ingahe, nawe yabaye umwizera, bo bagira inama ki? Mu by'ukuri buriya nabyita ubuyobe, ndetse ntago ngewe mbyemera, uretse nanjye hariho n'abandi benshi batabyemera. Kubera ko umuntu wagakwiye kubatizwa yagakwiye kuba ari umuntu rwose wamaze kugira conviction z'ubwoko bubiri. Conviction y'uko ari umunyabyaha, hanyuma ubutumwa bwiza rero bukamwereka ko rwose uburyo yatsinda urubanza rw'Imana we ubwo nyine. Nta nubwo umuntu nyine muri make ashobora kwikiza, ashobora gutsindishirizwa urubanza rw'ibyaha nuko yizeye Yesu Kristo. Hanyuma uwo muntu wamaze kwizera rero ahabwa conviction rwose ko afite ubugingo buhoraho. Uwo muntu rero amaze guhamya ko afite ubugingo buhoraho, yagakwiye kubatizwa nk'ikimenyetso cyerekana rwose ko avuye mu rupfu ahubwo agiye mu bugingo. Ngira ngo urabizi neza ko kubatizwa aricyo bishushanya, ari ugupfa mu byaha ukazukira mu mbabazi z'Imana, aribwo nyine uba uhawe ubugingo buhoraho. Rero umwana ntabwo abazi ibyo bintu byose, ntabwo abazi ko avuye mu rupfu cyangwa agiye mu bugingo. Ikindi nta n'amakuru na makeya cyangwa se nta n'ikintu abiziho kuri ibyo ngibyo byose nyine ubutumwa bwiza buvuga. Rero ntekereza yuko icyo gihe nyine haba habayeho kwibesha cyane, ndetse ari ubuyobe. Uwo uvuga ko ari ubuyobe, ariko ababikora bavuga ko umubyeyi kuko aba ari we uhagarariye umwana batabasha kumenya icyiza n'ikibi, bavuga ko ababyeyi be ari ababyeyi bamubyara ku mubiri n'ababyeyi b'abatisimu, ko ari bo bamwizerera bakamuyobora iyo nzira yo kwizera. Wowe uri kumva atari byo? Ahubwo nta nubwo mbyemera. Ntabwo rwose ari byo, kubera ko umuntu nyine azakizwa ku giti cye.
ntabwo umuntu azakirizwa nyine ngo dutekereze ko kuba bwana Claude akijijwe n'akagari kose atuyemo, umurenge n'akarere nyine bikijijwe, oya, ahubwo umuntu azakizwa ku giti cye, kuko ni umurimo ukorwa n'Imana ndetse ugakorerwa mu muntu ku giti cye. Rero kuba umuntu yakwizera ntibivuze ko umwana we yizera cyangwa se uwo babana yizera, oya, ahubwo umuntu yizera ni umurimo ukorwa n'Imana ku giti, ku muntu nyine ku giti cye, pana abantu benshi. Rero ntekereza yuko uri kumva ko ni ubuyobe, kubera ko nyine ntabwo bihura n'ukuri kw'ibyanditswe byera. Urakoze cyane, wowe ubwo ni kubyumva. Ngiye kubaza ikindi kibazo. Mu madini tugira mu Rwanda hari ayubaka insengero n'atazubaka, bakavuga ko kubaka insengero abazubaka bavuga ko kubaka insengero ari ukugira ngo abantu babone aho bateranira, mu gihe cy'imvura, mu gihe cy'izuba bigiye kubica, ariko abatazubaka bakavuga ko na Yesu ngo atigeze yubaka urusengero. Wowe ubyumva ute ku ruhande rwawe? Ngewe uko mbyumva, ko abantu bakubaka urusengero cyangwa se niba rwubake, ubwacyo nyine urumva nta kintu bihinduye, kuba nta n'ikintu bifashije mu myizerere y'umuntu. Ikindi ni uko ubundi ngewe uko mbyumva, nanone abantu bagakwiye kugira ahantu bateranira, komeyemo gake, ariko abantu bagakwiye kugira ahantu bateranira, noneho byaba banafite ubushobozi bwabyo bakaba bakubaka inyubako ibafasha kugira ngo bajye babona aho bugama izuba cyangwa se bikinga imvura igihe yaguye, bakaba bafite aderese ahantu nyine runaka bateranira. Rero abantu bavuga ko nyine na Yesu yanyagirwaga, bakibwira yuko nyine ibyo bintu nyine bishobora kuba ari byo bashingiraho. Ngewe uko mbona ko atari ikintu nyine, atari impamvu yumvikana, bagakwiye kugira aderese muri makeya. Wowe ni kubyumva. Abakunzi bacu mudukurikiye, muduhe komenti, mwe mubyumva mute? Ese kubaka urusengero ni ngombwa, cyangwa tuba gusengera mu mashyamba no ku misozi nk'uko Yesu yabikoraga? Muduhe komenti kuri iyi ngingo tumenye ukuri. Nagize ngo nkubaze ikindi kibazo. Twumvishe ko hazaho urubanza, ariko hari n'ubeshya, hari n'urwana, hari n'usambana, hari n'uwicana. Ibyo byose ni ibyaha cyane. Ibyaha ni byinshi, nk'uko wakomeje kugenda bitubwira uti hazaho urubanza. Hari umuntu wiba, hari uroga, hari ubeshya, hari urwana, hari utukana, hari usambana, hari uwicana. Ibyo byose ni ibyaha imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu. Mbese imbere y'Imana icyaha kinini ni ikihe, icyaha gito ni ikihe? Mu by'ukuri nta cyaha kiruta ikindi mu maso y'Imana, kibe icyo abantu bita gitoya cyangwa se kinini, icyo cyose nyine urumva ko igihano cy'ibyaha ni urupfu. Nta kinini nta gitoya. Uwibwira yuko we yakoze gitoya, undi akibwira ko yakoze kinini, nyine akwiye kumenya yuko nta cyaha kinini cyangwa gitoya, ahubwo igihano cyabyo byose hamwe ari urupfu. Murakoze.